nyine nabura nibishaka nyamaze nubwo abantu bavuga ngo nibishaka biki nawe yakagombye kunsaba imbabazi ibyo n'umuntu azagusaba imbabazi ntabwo yakora kuko message ya Imana yari yamuhaye si byari ngombwa kuyijyana hehe bukarubana none hashyiraho dedera nigenza apfira nuko bizagenda rero ibyo bintu byarambabaje cyane biranambangamira bangamira n'umuryango niwe twagiranye bifu arimo arengera Mutesi kandi mu gihe cyo kuvuga Mutesi byo nzi nyine ba bantu baba bavuga ngo dutandukane baraho bahindira bavuga ibyo batazi n'umuntu uvuga ngo ikipe ikina naba atarayiha n'igihumbi muri biriya bihe waryama ukabura ibitotsi icyo kibazo wakibaze kiyeri niyo wagusubiza nk'urugero Mutesi namuvuzeho ngera mbona ndi kurenganya n'umwana w'Imana cyagusaba imbabazi ndavuga utari ko nkaka kebo nk'ubu nanjye kangerewemo ariko nka mama Shari niwe sinanamuvuzeho cyane yigeze kumbwira ngo afite amajwi ngo nsambana ariko ko ntari nzi ko nabikoze arambwira ngo kandi ngiye kuyatangaza ntabwo tiyatangaza hano nabwo Imana igiturinda abo bantu ibadushyire kure ngiye nongere mbisubiremo munabyumve menye yuko wamfashije wanga igihugu nafatiye kamera nkayizana imbere y'abanyarwanda nkafata ishoka nkajya nyasa nkayasiriza imbere yabo reka nongere basuze mbere kaza mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Nimbiri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza, nimbiri nimugoroba mwifurize umugoroba mwiza. Reka nongere mfatireho umwanya wo kwifuriza umwaka mushya muhire ndetse mbifurize no kwa mwaragize Noheli nziza. Justin by'umwihariko nkawe nk'umutumirwa tugiye kubana kuri uyu munsi kambone no kwifuriza umwaka mushya, nizeye ko Noheli yagenze neza. Nubwo kuri stati yawe nabonye urimo urasaba ati nyabone ko abagize icyo afite nibamenereho nuko ntacyo nifite ngo ngwereze bamwe turaseka nta wampaye ariko kuri Noheli wabaye Justin urumva rega nk'iyo uri umusitari ugomba gushyiraho utuntu dutuma abantu baruhuka mu bwonko hari abaturuhuraga mu bwonko by'ukuri umuntu ndeba biragoranye ko mburaye rimwe sinaburara kabiri rero bigoranye ko naburara kabiri. Amakuru y'iminsi wari umeze uti? Meze neza cyane. Tumaze igihe kirekire tudakorana ikiganiro ndetse tutanavugana nyuma y'ibibazo byagiye bikubaho by'ubukene n'ibindi byinshi ndibuze kugaruka muri ikiganiro cyanjye n'umudayimoni wapfuye. Reka tsabe wazo dusengera Imana ubundi mbone kwinjira mu kiganiro cyacu. Uwiteka Mana turagushimye ko uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, nuhabwe icyubahiro. Hari abagiye kudukurikirana bari hirya no hino mu gihugu cyacu mu mahanga atandukanye, baho umugisha kuko ugira neza kandi ukomeze kutwiyereka, utwambika imbaraga uduhe n'ubwenge, tubisenze twizeye izina rya Yesu Kristo, amen. Usenze wiruka nka Justin? Urambwiye ngo ninsenge ndasenze. Kusigaye usenga muri uyu mwaka mucyo tugiye gutangira. Mbese ugaya amasengesho atariho uyatanga. Uraza. Ubwo iyo ndabibonye ko hari abantu n'ubundi bahinyura ibyo dukora. Jewe ndasenze kandi nsenze byari bindimo. Byari bindimo nibyo bifite agaciro. Ijambo rimwe Yesu yarakubwira guti ikorera uburiri bwawe wigendere, ibyaha byawe urabibabariwe, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ntatswe ngewe uvuze bene ibyo bintu bingana gutyo. Uri kubyumva neza? Yego. Urigiye najye bura kantu kadusetsa umva. Kakande batatweretse wa muntu wijugunya hejuru aca akaririmbo. Urumva se? Yego. Rero uyu munsi wa none gutoka ukavuga ngo nsenzega none Yesu we ntiyavugaga naya magambo. Nuko kubwira uti byabya urabibabariwe, nugura na diamond imubaza uti duhuriye he? Ntabyo. Rero ngiye ko nsenze kuriya byari bimvuye ku mutima kandi nibyo nari mfite. Reka mbaze nibitsa abantu ko tujye gutangira umwaka mushya 2024. Umuntu usho wifuza gutangira umwaka n'amasengesho nagana Nyagatovu kwa Pastor Nambara Saturday. Ejo bundi aratangira kuva kuri 31 igiterane cy'imbatura mugabo asengera abantu benshi ndetse abagiye bafite ibibazo. Nanararikira abantu ko mu minsi iri imbere dufite byinshi tugiye kwinjiramo.
sabe n'abantu gufasha uwitwa Bishop Gerard baze kureba kuri nimero ziri ku kiganiro cyabanje nubwo ndibuze kumuvuga muri kino kiganiro cyacu ariko n'umugabo uri mu bibazo bitamworoheye ndetse wifuza ubufasha ukeneye abantu muri iyi minsi ndetse n'imbaraga z'amaboko nyaboneka nkibaza ngo Juste urumwe mu bantu mu minsi ishize hari umugore waje uvuga ko wamutuburiye ari amakuru yakire gute kuvuga ko utubura muri 2023 mbo ntago yavuze ko namutuburiye yavuze yuko yangurije amafaranga nuko umutuburira nyine bya pastor by'imi umunsi wa none n'igihugu ari igihugu kiba gifite imyenda yego sibyo rero ntago kiba cyatubuye rero kuba umuntu yaza akava Juste andimideni yanze kunyishyura ni uburenganzira bwe koko mba naranze kumwishyura kandi amafaranga bakora ibintu bigiye bitandukanye rero nge ntago nagenda mubwira ngo nabuze uko nkwishyura nka buriya nkuriya mugabo Gerard ntago yagenda kuri nyiri inzu ngo nabuze uko ngira nte uko nkwishyura nta nubwo yamubwira ngo yari ngo yazubatse wenda nawe akennye hoya umuntu yubatse inzu ayishizemo umupanga kugira ngo ya mafaranga ajya akora ibindi bikorwa hari nabubaka inzu ziri mu makeredi avuga uti iyi nzu uzajya yibamo azajya yishyura iki keredi urumva rero wenda mw'iki gihe nuko umuntu ukiza ububwa bukubitira undi uvuze ngo umuntu ukiza ububwa abukubitira undi akora ntiyagukubise yarakwishyuzaga hoya nyine ntago ari cyo nge mvuze ntago nyiri hariya ariko ntago nge ari kuri yandi kuvuga ku wanyishyuzaga ariko uyu munsi wa none Imana ishimwe ko hari abantu umuntu dukurikiranye n'yandike message abwira abantu 40 ngo haracyari abantu cyaracyari Imana hoya Imana rega wowe wari wahura n'Imana mu Biryogo cyangwa Nyabugogo Imana uyirebera mu bitangaze koreze Keri Juste Wori na Pastor Claude n'abandi nyine ni huyibonera rero haracyari abantu Imana ikoresha inakorera yego reka ngaruke inyuma gatoya muri uyu mwaka tugiye gusoza Juste urumwe mu bantu bihanye kongera kuvuga ku bantu ndetse unaminaga flash kabyara igitangaza mu minsi mike ariko ntaga gafurasha ariko kabyaye igitangaza cyabyawe n'Imana yabikoze ariko iyo utamena gafurashi ntago byari ko ntago ariko mbitekereza buri inzira z'Imana zirenze igihumbi inzira z'Imana zirenze igihumbi kuba yizera ariko sira minsi ko waruje uri kuvuga ati uvuga ukuntu ijambo ry'Imana iyo matiye uko ziko nta muntu wagiraga ikinaguhereza ijambo ry'Imana avuga ngo ivubira imvura babi nabeza kandi mu gihe cyaryo cyose kandi ntago Imana yamburiye mu beza subwo yamburira mu babi ntago bibaho igomba kubona himbonera uko byagenda uko ariko kose ariko amahirwe yanjye imbonera mu beza haleluya we ayinya wambura ariko mwenda ni murarya amadeni ariko ari ideni riza ukagira ngo riherekejwe na nyabingi ahubwo hari ukuntu urya amafaranga wizeye guzaheza guhera bikanga oya ntago ari uko ngeneye ako ntago murebye warya ideni Juste reka ningarukiye mu kiganiro hagati mbe ncitse kwa ako kantu nubwo ndibuze kukagarukaho gatonya ndahindi kwibaza ngo kuvaminira flash nirihe somo wakwiye muri uyu mwaka tutaraburangiza uyu mwaka nabonyemo ibintu bikomeye byinshi ariko kimwe cyo nabonye hari gukomera twiyita ko twakomeye abantu baba kuri social media ariko turi ibikenyeri kwiremereza ubwo ntago ari cyo mvuze hari ukuntu urebwa n'abantu 200 ukarebwa n'abantu 400 ukarebwa n'abantu 400 ukarebwa n'abantu 500 hari n'abarebwa na miliyoni ukibeshya ko ariko gukomera nasanze icyo nizemo nasanze atari ko bimeze kuko kuburebwa n'abantu 70,000 50 100 magana ngahe ntibikuza ko bagukubitira 2,000 ikindi kandi narangije kubona bimwe mu ngingo y'imari zizasohoka umwaka utaha hazazemo n'iy'abastari kubera yuko abastari batanga show mu gihugu bagatuma kinashyuha ariko abastari benshi mu Rwanda barakennye abantu bitwa abastari nyine erega niyo waba uhasho abantu 5 urumva burya hari uburi kubahereza biba rero kuko njyewe ntago nzaza kuri kamera nihirimbije
nsa nabi nzagerageza agashati kanjye nka mese ngerageza yego rero bamwe babigeranya n'inote urumva kandi hari abantu baturebera muri ayo masura ejo nagize ikigeragezo mpamagara abantu 50 nabo barabizi ko message yabagezeho mbura n'umuntu n'umwami 10,000 niyo mpamvu mva ngo umuntu aratorotse acitse ideni yaheze mu guhasho abantu aba mu madeni ariko abantu bo ntibabona bo icyo kintu narakize muri uyu mwaka nacyo ibyo byonyine byaba byararanze uyu mwaka bitakugendekeye neza ikindi bitangendekeye neza byashobokaga ko umuntu yafungwa fungwa ni Justin ariko tugira amahirwe abantu twagiye tuvugaho ntibatujyana muri gekore Ezekiel yanditse titre yamujugunya RIB urumva noneho twebwe hari abantu twagiye tunavugaho kandi rwose umuntu yagiye anavugaho ibintu bishobora kuba byari bigize n'icyaha ariko ukabona umuntu arakwihoreye hari abantu rero benshi maze kubona baba kuri social media bayizi ariko hari n'abandi baba kuri social media batayizi batazi kwikora Justin muri uyu mwaka tugiye gusoza umwe mu bantu bahanuriwe ubuhanuzi bwo gupfa ndetse unahanurirwa ibintu bikomeye ariko hamwe n'Imana wowe usenga ubicamo neza nyuma y'ibigeragezo n'ubuhanuzi bagiye baguhanuraho ndetse bukanga no gusohora n'iryari wicaye na madamu wawe mukanenga ibibera kuri social media ese mwanenze iki cyangwa mwashimye iki mbo ikintu cya mbere urumva by'ukuri ntago nakwicarana na madamu tugiye kunenga social media kuko ntago ayikunda ahubwo wenda wari kumbaza uti ni byagenze biti bya buriya buhanuzi kubera yuko nta munsi ndicarana na madamu ngo mbivugane nawe cyane ko twibereye no mu mashimwe twebwe twishimira Imana ku by'Imana yagize ute yadukore nka abahanuye n'abahanuzi ntibiturebe ibyo ngibyo gusa bikiba iri jambo ngiye kuvuga benshi banseka kubera yuko atari bo babihanuriwe yego nararaga ntasinziriye aho navuze hatera bipuru danger d'amour urumva abantu basaga France baze kugenekereza bumva urumva weho guhanurirwa urupfu umuntu akanarahira utanagira ubwoba udatekereza akikunguza urumva utanagira ubwoba udatekereza byo ahubwo muri rikaho ubukene byose bikagufatanyiriza hamwe narwaraga diyari noneho nashoboje bakamufunga ngerega cyagiye nahuye n'ibigeragezo biteye ubwoba databuja baramufunze aho wakuraga aho nakuraga mbese mpanurirwa urupfu kandi bashyiraho n'igihe ukwezi n'igice iminsi 45 urumva gatatu none abana basibye ishuri 4 batajya ku ishuri ndi kuvuga ngo nk'ubu uyu muntu kuko nje nagize ibintu byinshi byo gutekereza naravuze nti Imana yabinziza iki sibyo ibyo bivaho bimajije kuvaho k'ibyo Imana yanziza ibyo birangiye ngira ikindi kibazo kuko nari gupfa n'umwana akagira ute agapfa ariko nza kuvuga ni none bitaba ari Imana ishaka kunyica ahubwo umuntu wakaba ashaka kugira ute kunyitana kumva byose kuko hari ukuntu hora umuntu ashaka kuguhanurira ikintu ariko akanashyiraho ikintu cyo kugira ngo bwa buhanuzi bwe buzagira ute buzasohore buzemerwe bo ndavuga se nanone nkagiye ikibazo uyu muntu wahanuye ariko akahita ajya kuri social media ntuye igihara ntihita ashaka kuko hari ukuntu kuri izi mbuga nkoranyambaga ugenda uvuga kugira ngo urye hiti uzamuke uririre ku mazina agize ute azwi none ariko akagumya kuza buri kanya urumva kuza buri kanya none ikintu cyari giteye ubwoba nukuntu abantu bahise bamushamadukira nabwo biba binteye ubwoba yego nkajya ndara nasinziriye mbaho nabi ewana no gukora biranga noneho sha sinkubeshye
nicyo kintu cyambayeho muri uyu mwaka kibi. Icyo cyonyine cyakorewe muri mwaka kibi. Ubuhanuzi bwa THEOGENE nicyo kigeragezo nahuye kiruta ibindi, nacyo kiruta ibindi muri uyu mwaka. Kuko naraye ntasinziriye, sibyo? None icyo gihe ntabaza REV ntiyanyumva nayo. Urumva? Ntabaza REV ntiyanyumva. Ako Justin uyu mugabo dupiki buryo turi musiganira ushaka ahantu kadusese. Urumva se? Yego. Ntabaza REV nayo ntiyanyumva shamwe abana. None ndavuga ndatabaza biranga nibwo bwa mbere mu Rwanda. Nabonye umuntu ushobora kujya kuri social media akavuga ngo runaka azapfa ukwezi n'igice, kandi akabivuga ari seriye, ari mu gihugu cy'u Rwanda, nkabona nta muntu umuhamagaye. Mu gihe umuntu wagiye kuri social media akavuga ngo rero Mutesi Jolly ibyo washakaga ubigezeho ngaho mufata umurye. Urumva ari ugufata ukamurya, ari no kuvuga uti wo mu minsi 40 urabupfuye n'umwana wawe. Tibobwa cyetse nimbara abahabwa kuko ntabwo uriya muntu yagiye kuri ntuza imanza twarazikurikiranye, dusanga nta n'umuntu kandi ntuza Jean Paul yarinze agera kuri REV, nta muntu wajyanye ikirego. Byarikoze ikirego cyaje bukeye. Bitanibaza ngo uzi nese nibaza utese REV hari abantu irenganura abandi kabarenganya. Ese bigenda bite? So ndicecekera ndabyihorera ko kuri social media iyo ukoze ikosa rimwe baragutwara, sibyo? Baragutambika. Ariko ndibaza noneho umuntu hanuye intambara, iki ntambara yakoze mu gihugu turakizi. Umuntu hanuye guhunga ubuhunzi bwabyo turabizi. Umuntu ahanuye arica yavuze ibintu byinshi bigiye bikomeye. Ariko noneho twebwe ntitubashije man sada abantu wihambaza, hari hateye ubwoba nyine. Ese uyu muntu ndatekereza ariko nsanga nta kintu navuze ku gihugu, nsanga abona naba naravuzeho nabi nabasabye imbabazi. Uri kubyumva neza? Nsanga buri kintu cyari cyo cyose cyagenze neza. Ndavuga ntuyu muntu rero nimba nta wamuntumye nta kundi nabigenza. Abandi Imana ihabwe icyubahiro ko bemeye kundenganya. Buriya n'ubwoba bwa wa musaza wamujyanye muri REV gifite cyane. Urumva icyo nakubwiraga? Yego. Byukuri iki kintu nubwo abantu bakise ikintu gisanzwe bakacita ikintu kimeze nk'icyoroshye, ariko cyari ikintu gikomeye kuri nge n'umuryango wanjye nyirizina. Kandi nawe ubwawe byari biguteye ikibazo. Noneho ngiye wivuga kuntera ikibazo. Uzi ko nateze moto gatatu zose zikora impanuka. Uwo bamuzima? Abantu mu byuka hariya mfungiye hariya Nyabugogo. Bamaze kumfungira Nyabugogo mpita nyivaho ndigendera. Urumva? Icya kabiri, abantu babyibuka bari ku Gisozi, ari moto yamfungiye neza ku kibanza hariya ku Gisozi kuri kafe. Nayumvaho amahoro kubera wa muntu wari urimo avuga ibyo bintu. Uri kubyumva? Kandi tujye tubyibuka, hari n'akanwa ubundi gashobora gusohora ijambo kakakuvuma. Rya jambo ubwaryo rikagira ikibazo, rigateza ikibazo cyane. Yego. Urumva rero ntabwo byari byoroshye. Yego. Kandi byari biteye ubwoba. Icyo cyonyine cyaguteye ubwoba muri uyu mwaka ndetse kinagwateza imvururu ndetse n'ibibazo mu rugo rwawe. Ntarajya kure y'ibyo ngibyo, niki kintu cyagushimishije muri uyu mwaka Justin? Ariko tukiri aho ngaho, ari ukuntu abantu babona uriya mwana mwihorera arakigerega. Urumva uriya mwana mwihorere.
abakiga abonye perime vuba avuye mu muhanda vuba urumva rero yagize amahirwe yabona imodoka ni nk'uyu uguze telefone vuba urwo kanda ushyiramo n'amakode menshi wisojyana no ku batekinisiye rero ikintu navugaga hori nshobora kuvuga gutya akavuga se Justin kuki avuze kuri nibishaka ariko buriya weho ubivuga nuko atari bo bahanuriye bagutera ubwoba n'ibintu Imana itavuze ubwabyo rero cyari ikibazo gikomeye akuze kuryama witeguye ko mu minsi 45 upfa icyo kintu uracyumva cyane ucyumva uzi kuryama ukajya uhumeka insigane amadeni ntawe usize umuryango erega njyara abantu hano bajya bavuga uti Justin mwashatse akazi we ntuzongere no kubivugaho nkurikiranye n'undi munsi wo nkurikiranye nimba ukeneye ko nshaka akazi wakampaye ngo mpamagara ukambe njyewe ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye n'ibitekerezo byanjye narabifashe byose ndabikoresha kandi uko nabikoresheje Imana ihabwe icyubahiro nta kintu nishinja hamwe na kimwe habe na kimwe urumva rero nimba turi hano ahubwo akanakazi ahubwo wewe reka nkubaza kuki ushaka kunkura ku kazi nta cyiza unyifuriza rero ahubwo abantu bo nibicare hamwe tujye tuvuga icyambere THEOGENE njyewe ntago njya nemeranya buriya hori n'abantu bavuga ko THEOGENE atari umuhanuzi yego urumva ahubwo njyewe mbona ko THEOGENE ni umuhanuzi ariko wahinduwe ikindi kintu ubwo nyine guhindurwa birumvikana urumva wahinduwe yego ubwabyo rero kuba yarahinduwe kuko buriya n'umuntu wigana n'umuntu ushobora kwigana yigana ibintu yakunze yego urumva rero ntabwo THEOGENE navuga ngo si umuhanuzi ahubwo ni umuhanuzi ariko wahinduwe iyo tubonye dusomye biriya dusangana ba Efurayimu barabahanuzi ariko barahindurwa ngo bamera nk'umutsima uhira uruhande rumwe bamera imvi z'iki z'urutarutaro ariko bari iki bari abahanuzi rero ntabwo ndi bwemeranye navuga ko THEOGENE atari umuhanuzi ariko yanteye ubwoba noneho ahantu nagiriye ubwoba Sadi komenti zose zagiye ziba mu biganiro yakoraga kambivuge n'ubundi nari mpfuye simwe mwantabaye nizirwanya igihugu niz'abantu barwanya igihugu nugenda kuri za cano zimwe zitwa zabizasobanuka ibiki ngo za busafi baba tipe bahora bavuga ngo ibiki n'ibiki uyu munsi wa none umuntu aricara kuri social media akajya avuga ngo abaturage bari gusenyerwa ngo ugere Nyabugogo urebe hejuru ngo ijari hariya hejuru ijari nawe uri umubyeyi ukabyara umwana nta mwana wakwifuriza kuhatuza ubwo rero nimba igihugu kirebye kikavuga uti aba bantu mbere y'uko imvura ibatuzanira mu gishanga reka turebe ubundi buryo twakora ahubwo aho bashyize wa muntu nyine ari bwumve ko bamurenganyije urugero uyu munsi wa none abantu bazaze imvura yaguye barebe hariya Kiruhura hahoze amazu iyaba ayo mazu agihari abaturage baba barapfuye y'amazi ahageze rero abantu bari kwitiranya mu myaka 7 ishize ngo kuki abantu bari bahatuye na kera bari bahatuye nta baturage 1000 batuye hejuru ku musozi bari bahatuye nyine imvura yagwa amazi agafatwa n'ibiti ariko uba amazi aturutse kuri iyi nzu afite umuvuduko munini kuruta nk'urugero ruhari imvura ishobora kugwa nyinshi ukiriza umunsi ahantu hatubatse ntagira amazi ava muri uyu murima ngo agende aha hepfo ariko kuko aha hubatse imvura iguye umunsi noneho amazi yafatiwe hamwe ahari bugenda ari busenye ikintu kigize ute gikomeye rero abantu nimba bafite mu bwonko hadatekereza ariko dushimire leta yacu kwitekereza kandi gatekereza abaturage ntago ndi kuyivuga nshinye inkoro ndi kuvuga ibyiza ikora wese mvuga ibi kandi ntabyikora rero byari bikomeye niko navuze mwana naba wongeye nabonye umuntu uvuga ko umuntu azapfa niba mubaza ikizamwica
ribu ngewe ntabwo nari kujya kuyiha ikirego kuko muradukurikirana ndabizi muradukurikirana habwo nge nibajije imbaraga kuri TikTok n'ahandi n'abayobozi babireba uri kubyumva neza ariko ntihagire umuntu ujya uhamagara uyu muntu amubaza uburyo kijista azapfamo ariko ubu ngubu uyu munsi wa none uri kubyumva iyo mpfa bari kujya guhamagara wa muntu bitewe n'urupfu napfuye ese wari gupfa wishwe n'impanuka bakamuhamagara kuki erega uyu munsi impanuka baraziroga ariko uburozi muri leta yacu ntabwo bwemerwa muri leta yacu amarozi ntagakora sawa burareka nkubwire mugonganiye mu mwuka bwo yanaguhitana uyu muntu mushobora kutagongana mu mwuka akanakugonga mu mubiri bisanzwe uza abantu batwara hoho bareba bagashiduka bari munsi ya kaburimbo kandi barebaga nuvuga ngo ibi mbivugiye iki rero wambaje ku bintu byambabaje muri uyu mwaka ibyakunejeje byo ntabwo turabigeraho ibyo byarambabaje biranampangayikisha ntibiro byinshi ntekereza ko ari nabyo byanyijije mu ideni ry'indengakamere kuko ibintu nakoraga byose byahise bigira ute byibana erega twebwe ntabwo turi hano ngo twamamaze utuzi dukora ntabwo turi hano none se reka nkubaze sa uyu munsi wa none kuri kamera sibyo yego hari imishinga dufite nukwipfa kandi nta mishinga idapfa n'uruganda rwari gukora ifiriti rwarahiye kandi rwashoyemo amamiliyari urumva nta bintu bitagira hari umuntu ahangahe inyuma umbajije wenda ntabwo ndagera ku byiza byakunejeje muri uyu mwaka bimbwira mu kanya hari umuntu umbajije ati ese kuri wowe kuba twarabuze Vitali ku bwawe wabyakiriye uti nje ntago mbona twarabuze Vitali nundi Vitali yarakeneye ikiruhuko ntago rombona twarabuze iki Vitali kuba atari kwigaragaza ngo yiyerekane ntago Vitali twagize gute twamubuze ntago ibyo bintu mbinywa mushaka kuzana aha ngaha mu izina rya Yesu urumva buri gihe ushaka kugira duseke mu kiganiro kiri seriye urumva hori njyewe uyu munsi wa none yego urumva ntago nemera ko Vitali yabuze ukurikije urugamba Vitali yarwanye narwo ibyo ari kuvuga yari yabivuze nta n'ikindi kintu ari kurenzaho ku byari bimubayeho icyo akoze kandi sinizera ko yanagiye samutayimu tuzamubona azakomezanya impemburo yiwe reka tunamushimira ahari sibyo kuko kandi ibyo yakoze buri muntu nakora abantu bajye banamushimira yego ibyo yakoze yarabikoze rero uyu munsi wa none Vitali kuba tutamubona ntago nge ndi bubyite igihombo ahubwo ndi bubyite n'ibyiza n'umwanzuro yafashe ni mwiza n'uw'abagabo ariko ubu naza twese hari amakuru azatangaza cyangwa aze mu yindi shusho cyatuma ubona ari no mu bindi bikorwa ushobora no kwisanga umubonye yarujuje na etaje ushobora kwisanga umubonye afite hoteli yego ushobora kwisanga umubonye agendera muri vewiti nuva rero ibyo yakoze yarabikoze kandi Imana izabimuhembera abantu niyo batayimuhembera Imana izagira ute izabimuhembera gusa nkatwe ikindi kumubura ntabwo ngende bubyite ko nahombye kuri Vitali nta kintu nahombye kuko yari yarangije kungira umugabo yari yarangije kuntereka mu biganza byiza by'abakunzi b'impemburo urumva na n'ubu ndacyari kumwe nabo na n'ubu hari abo turi kumwe kukuri nyako ni ukuvuga ngo rero nta kintu kuba ntamubona none aha ngaha ntabwo nge nabora kuko nzi ko atapfuye kandi nzi ko atabayeho ubuzima bushobora kuba bugoranye uko mbitekereza ntiyagize inshuti mbi nta gihugu yagambaniye nta n'uwo yiciye urumva ahari rero atuje aratekanye kandi icyo nzi cyo nuko ashobora kuba nadukurikirana ahubwo Imana imurinde kandi imuhe n'umugisha ahaherereye hose amen
Justin uri umwe mu bantu bagiye bavuga abantu b'abadivorce benshi ndetse ukanabakubita ntacyo usize ni ryari wavuze umudivorce bikakubyarira ibibazo ninde mudivorce wari wavuze icyo gihe njye ntago navuze umudivorce ngo bimbyarire ibibazo habe n'ikibazo na kimwe nagize ahubwo kuri social media dukura buri munsi kandi tugakosana buri munsi iyo uvuga divorce utarayikora nyine urayihana pe ariko narangije impamvu ntako njya no kuyivuga narangije kubona ukweho Imana nta muntu utadivorce ku isi urumva none iyo mbese ni nko kuburya ukajya wita abantu urumva uyu munsi dufite abantu bafite amadiplome ariko nta kazi bigeze bagira ute babona hari n'ubitse diplome atarayikoreshaho n'igihumbi kandi batanze amamiliyoni ajya kugira ute ku ishuri bishatse kuvuga iki rero iyo uri kuvuga divorce ubundi nta n'umuntu wubatse wakagombye kuvuga kuri divorce kuko nta usenya yabihisemo nicyo kintu nabonye yego nta n'usenya yabigambiriye nta n'uwifuza gusenya ariko ni ibintu bigwirira umuntu akabona ibintu bigize ute birabaye rero aho utarasimbuka ntago uba ukwiye kuhaganira aho utarasimbuka ntago uba ukwiriye kuhaganira ko wahaganira gutarasimbuka nibwo bugoryi nari mfite ntabwo mifata nk'ubugoryi kandi Uwiteka Imana yaravuze ngo iminsi yo kujijwa kwacu yarayirengagije rero warumbaje uti ni uwuhe mudivorce navuzeho nkagira ahubwo abantu navuze hashize bangiriye neza ko nta wanjyanye kumfungisha Imana ibaho umugisha baragwaye n'umuceri ibyo by'imiceri muvuga yohereze n'akandi gafuka mutesi mutesi yohereze n'akandi gafuka ibyo by'imiceri abantu barata ngo umuntu w'umugabo ngo hari icyamamagaye iyo mbivuze gutya rero bihita binamamagaye ko nuko ntabyitaba hari icyamamagaye ngo musabe imiceri ngo umuntu w'umugabo shamba nkututse nuko Uwiteka Imana yambatuye wowe nimba wihagije habwa umugisha n'Uwiteka noneho iyo miceri muhora muvuga ahubwo nimba afite n'unda kandi akanyenyera mu wabunane agutemo anemo reka ari ibintu ku isi umuntu ufite ubushobozi yakagombye gufata amaboko udafite iki ubushobozi ibyo bintu rero abantu bihaye ngo nasabye imiceri ahubwo mutesi we wongera nkubita undi muceri bavugire rimwe nkundi bite byawe uko nta nabonana uri mupanga ahangaha ejo bundi namubonye kwa musaza we kuri nyuma ya Noheli gatoya narindi buhaze uburatiki ariko wabonye ukuntu urishimanye nabibonye hehe ntabyo nabonye stati naza kukwereka nese stati z'abantu bose wazishyizeho ubona narayibonye ntabwo urayibona wowe ntayo ndabona Justin kubwe wakiriye gute kuba Pastor Mutesi na Claude umwe atahira ibiroro undi ariko ubundi ibintu abantu baba bazana ahangaha guhanganisha nibiki ubusezekeye niyo atangaje amakuru yanjye y'amadeni ntago nicaranye nawe hano singuri imbere yanjye none se yananirwaga kuyatangaza ahubwo ari we wari wayariye ni ukuvuga ngo yagombaga kuyatangaza akenshi ntabwo gakwishirana nawe ni umuntu w'umugabo abatuma n'amadeni byibura agenda avamo agenda agira ute ntabwo gakwishirana nawe ideni ryarishyuwe ntabwo ariko ibyo turabijyaho nyuma reka tubyihoreye nyine nicyo ngira aho twari twibereye nyine abantu bavuga ngo ntandukane na Ezekeri bafite nyabingi na shitani nta nibyo muzabona ntabwo tutandukana n'umuntu mwatangiye mukina na filime zonyine se mwatangiye muryo bose ari umuyede Ezekeri wabizi nta nubwo naburara afite ibyarya nawe ntiyaburara mbifite ntibibaho neza ubwo uwo muntu urumva atadushakira ibibi erega abantu batubonera muri ishusho nituvanga Ezekeri tugurira akanyama hano kuri social media turi kuntuza turi mu kazi sibyo hore twese hano turabizi neza ko Ezekeri yakoze inyanga ararota avuga uti manu ndindi nyanga ikindi Restri hari yaravuga ngararatembere nta miyaga yagira ute yakiriramo nanjye nuko nguko mbameze twese turi kwa Pastor Claude hano so twicaye yadusigiye inzu ye se akanategeka ngo bateke turye tunywe urumva ntiyigendeye kakarayike banyuriyeho kuduhamagara kabura si keza nyine nawe buriya turamwigaho kuri akantu wakoze ntabwo yemewe
urumva ariko uriya wasanga n'ibintu ariko Imana iba yaduhungishije iriya ikatuzana ahangaha ntiwamenya ariko hari ibintu ishusho abantu buriya Pastor Mutesi ni umubyeyi mwiza n'umuntu uzi social media urumva n'aba Bishop Brigitte Mama Sharirene nawe n'umuntu mwiza mwobuke Mama Sharirene yubahwe kuko Mama Sharirene nawe ubona yuko ariko ejo bundi ngo mwari mumwishe byari ejo bundi baramuroze ngo yanga gupfa oya ntaga ya kuri Mama Sharirene ku kinyamakuru cye n'inkuru randi ngo ndayumva cyane kuriya Mama Sharirene ntago yabura abanyamashyari amufitiye iti erega bura Mama Sharirene ni umuntu nawe ugira ukuri kwinshi kandi ukuri kwe iyo ari kukubwira uba wumva nyine ibyo bintu ari kukubwira biri kukurya kuko abavuga iki ukuri kwa byumva aba babyeyi rero nabo ni ababyeyi beza rero iyo uri kuvuga kuri divorce utarayikora cyangwa bitaragusatira uravuga ye ukavuga ariko ubu narangije kubona ko ibintu byose byakunda byose byashoboka numva byashoboka Justin ari hagati ya Mama Sharirene na Pastor Mutesi ninde wavuze yakwandikira message nabwo karudasinziriye njyewe umuntu navuze ahubwo byumbajije si byiza umuntu navuze ahubwo uvuga ngo ari ibiganiro twe twagiye dukora muri biriya bihe waryama ukabura ibitotsi icyo kibazo wakibaze kiyere ne wagusubiza nk'urugero Mutesi namuvuzeho ngera mbona ndi kurenganya n'umwana w'Imana cyagusaba imbabazi ndavuga utariko nkaka kebo nk'ubu nanjye kangerewemo ariko nka Mama Sharirene we sinanamuvuzeho cyane niwe twagiranye bifu arimo arengera Mutesi kandi mu gihe cyo kuvuga Mutesi akandika message y'igikura nkota yanditse message ntibuka yego ntago nyibuka ishitereka nze mbaze n'ibintu byagushimishije mbere yo kunza kubaza ikibazo twari tubaje mu kanya cy'ibyago hari umaze iminsi urimo ndetse umuntu navuzeho nyine Pastor Mutesi namuvuzeho Pastor Mutesi namuvuzeho Pastor Mutesi ako namwe mamuhigo dufuti Pastor Mutesi namuvuzeho uhura nawe nkajya numva mfite ipfunwe n'isoni nibyo bintu byambangamiye nabyo bikomeye nanone muri uyu mwaka kura n'umuntu wavuze ariko rimwe arigenda ashaka kuzakorana ikiganiro neza cye nicaranye nawe nkamubaza ibibazo bibiri nk'umuntu yagiye yirahira ngo ni ukuri kw'Imana ngo nkaba nahura nawe banakwicarana bakamuha impano nziza ya Bibiliya ariko se iriya mpano uriya yari ngombwa ra iriya mpano yari ngombwa nyine erega uriya n'umubyeyi yabaze n'icyo abana bakwiriye kuko ntageze kera yabuze umuceri kabiri ntago Mutesi aguha ikintu ahubukiyeho nyine hari kubera mwuka wera yuzura hari igihe aba yicaye ahantu nk'ibintu twe yaduhaye ntago yabikoze yari yabiteguye ntabwo ni ibintu byaje mwuka wera mutegeka bene icyo kintu ngatehereza abana banjye Justin kuba amadeni yawe yarishyuwe ubu ngubu ukaba nta kibazo kirigira ndetse n'ubuzima bwawe bukomeje kunyuramo neza kubwawe wabyakiriye uti urumva ni ikintu cyiza cyane ndashimira abantu babigizemo uruhare uko urumva nka Pastor Claude baramuhamagaye baramubaza ibyo bintu iyo aba ari umunyamashyari cyangwa umugome yari guhita avuga uti ntago ari byo urumva bamwakana nimero yanjye ahita yibaha niyo ya mabifu nakubwira yakwibye cano wagutuza utajya gutura kwima inzu yawe ariko wabanda gutangira amakuru yanangiye amakuru mu kuntangira amakuru kandi bigenda neza ubwo saburi wawe ninde ni Claude ntabyo nzi nyine ba bantu baba bavuga ngo dutandukane baraho bahindira bavuga ibyo batazi n'umuntu uvuga ngo ikipe ikina naba atarayiha n'igihumbi ataratanga na prime ataratanga n'ibihumbi 2 atajya no ku kibuga ariko ugasanga mu makomenti ikipe iri kutunaniza ikina nayo ku maradiyo agahamagara ntazi ku kibuga ntaraha ikipe umusanzu ntarayifasha ariko ari gusobanura ukuntu ikina nabi nk'uwo ntaba akwiye kuvuga cyetse ari nk'ingufuri zifunga iminwa y'abantu
nibwo wayifata ukayishyiraho ukanufunguza ukarujugunya. Burerega umuntu utakugurira ipantaro nta nubwo aba akwiye kukubwira ngo zamura ipantaro, ntakabazwe n'ipantaro utazamuye, ntakajya ababazwa nayo. Rero ni ukuvuga ngo ikintu mvuze mwahangaha gikomeye ni uko hari abantu benshi batubarira twebwe mu kwangana, ariko nyamaze nta mwanzi twebwe tugize ute, twebwe nta rwango ruba hagati yacu. Ibintu ni akazi, kandi iyo tuje kuvuga hano turavuga nyine kuko nicyo kiba kigize gute, nicyo kiba kituzanye kuvuga. Kuko Claude nakora majabu nzaza muvuge manuka ni kubita nawe nanjye ninkora ikintu kibi azamanuka, urumva. Ariko nta hantu biri buhurire, biri bufateho ingaruka ku miryango yacu, ku mibanire yacu. Mbese ni umukinnyi mu kibuga avuna undi, barakomeza bakabana neza, kandi hanze y'ikibuga bakaza kuganira kuri match ukuntu yari inkazi. Hanze ikazigira ute ziba mu bakinnyi. Rero abantu basobanukirwe ibi bintu banabyumve. Ndashimira Chantal yangiriye neza, aramfasha ubwo biteguraga ko ngiye guseba no kugurisha amakamera. Ntago nasebye, yaramfashije ndishyura. Ubu nta kibazo mfite, ndatekanye, mfite amahoro, ndi kurya, meze fresh. Umeze neza cyane. Abantu rero bavuga ngo Pastor Claude ntukagendane nawe cyase ntimukagende ikiganiro mukorana ntago ari umuntu mwiza, wababwira iki? Nyine nuko batamuzi. Erega abantu batubona ko hano kuri social media akaba ariyo ntuza batubonamo isura gusa, ariko mu busanzwe ntago Pastor Claude ari umupapa mubi. Mu busanzwe, mu buzima busanzwe ushaka kumubona. Kandi nanone ikindi kintu bakwiye kumenya, Pastor Claude agira ukuri kwinshi. Uko yumva ibintu ari bwumva ibintu, ahubwo uko yumva ibintu n'amarangamutima ye niko abikoresha. Uko yumva ibintu n'amarangamutima ye, no ugasanga abantu bo bari kubitekereza ukundi kuntu, ariko bitagize ahantu bihuriye, bitagize ahantu nyine ibyo byose bihuriye ubwabyo. Justin, nicyo kintu kikubabaza Ezekiel yakuvuzeho muri uyu mwaka tugiye kurangiza? Nge ntakubeshya, niyo nkuru yagutangajeho kumva kukuye umutima? Yigeze kumbwira ngo afite amajwi ngo nsambana. Ariko ko ntari nzi ko nabikoze, arambwira ngo kandi ngiye kuyatangaza. Ntabwo tiyatangaza, ariko umutima urakorya. Tekereza ko nayo majwi ntago ngiye nanayumvisha, kuko ngiye nshaka kujera ntuza y'umutima wanjye, ko mbanze ko ibintu bya social media ni ibintu biza bikarangira. Ewana nyine numvisha abantu bose yejista amajwi nyine yo nkuru yankuye umutima nayituma ndahara nagize ute nasinziriye. Indi nkuru y'amabuye ni inkuru Karose yankozeho na Ezekiel, bakajya bavuga ukuntu kanwa kanje arabadayibone ntakizwa, nayo bayinkozeho. Ariko nyine ni social media, nyine iyo turi mu kibuga gutyo tuba duhanganye, ariko bitarimo kuba twakwicana, bitarimo kuba byajya kujya ku miryango yacu, bitagize nkaho izindi nkuru zo zankozweho. Nkababara inkuru ya THEOGENE iriya nikoreye, inkuru ya THEOGENE, muhanuzi nibishaka kuza avuga ngo nzapfa. Ntaho muzi uriya mugabo, nahuye nawe rimwe, n'ubu sindongera guhura nawe, nta nubwo ndongera kuvugana nawe, yaba ari kuri telefone naheye. Umuntu uje akamvuga simuzi, ntaho nahuriye nawe. Niyo mpamvu byateje ikibazo ku buzima bwanjye. Ntaho muzi, ntaho nahuriye nawe. Aje avuga Juste tuyi igihara, Juste uzwi, Juste utabura kumuha message nyine nge byanteye ikibazo. Juste dusoza ikiganiro, nize ngamba cya ugiye kujyana mu mwaka 2024? 2024 ni umwaka mwiza, ni umwaka ngiye gukoramo neza ibiterane byinshi bigarura abantu kuri Kristo. Yego, ibiterane byinshi shaho ujye ndeberaho bitazima. mba ndi kureba cyane ibiterane byinshi ngiye gukora urumva.
ikindi uyu mwaka tujye kwinjiramo bigoranye kuzambona mvuga ku muntu noneho biragoranye nyine nabura nibishaka nyamaze nubwo abantu bavuga ngo nibishaka biki nawe akagombye kunsaba imbabazi ibyo n'umuntu azagusaba imbabazi ntabwo yakora kuko message ya Imana yari yamuhaye si byari ngombwa kuyijyana hehe ku karubanda none hashyiraho dedera n'igihe nzapfira nuko bizagenda rero ibyo bintu byarambabaje cyane biranambangamira bangamira n'umuryango n'ibyo biganiro ariko muri uyu mwaka ndashimira abantu bamfashije bagiye bamba bugufi bakamaporo mwatarano mwaka wabona kohereje jana umuntu akakwishyura inzu akagufata yagerana niwe nabwo n'undi akagufata bajya abana nanjye ababyeyi bose abapapa bose abanyamakuru by'umwihariko cyane jone narazivuze navugiyeho ndaruha urumva ni nyinshi cyane rero uyu mwaka by'ukuri kuva nko mu kwa karindwi kuzamuka kugeza mu kwa 12 ni umwaka wari wambereye mubi ariko kuva kuri 26 utwo tunzi dusigaye ni umwaka ndi kubyina igisimba byina kurwo bari bacukuye Yesu yarangije kugira gute kusiba bazajya bagucukurira imva Imana nayizisibe uzagenda ubisimbuka uzagenda ubabanaho bazajya bagucukurira imva Imana nayizisibe ubu nta by'agafasha Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo kugendaho ubundi ku ifarashi birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika THEOGENE baza gusaba imbabazi ndakurahiye kuko sinapfuye iri jambo ubundi rimeze nk'ubuhanuzi akaririmbo nakumva nawe arahita avuga ati mugabo ngomba kumusaba imbabazi sinzi icyifuzo ari yagize cyo kugira ngo mpfe yabona muri kumuryana amafaranga ahari oya erega abantu nanone abantu baba kuri YouTube mbabwiza ukuri kuba warebwa cyane n'ubundi wari kugufasha ntabura kugufasha wari kukugirira neza ntabura kukugirira neza ndashimira abantu rero mwanyishyuriye amazu muri uyu mwaka ndashimira abantu mwatumye njya mutuma nambara mutuma mbaho nishyura n'ikideni cyari kiremereye Imana ibaho umugisha kanshimire n'umuntu wahaye amajwi Ezekiyeli ko ndi mu madeni kandi ko wamuhaye amajwi nayo y'ubusambanyi nawe azihane wowe wamuhaye amajwi y'umusambanyi bwo yaragiye kuduteranya ariko asanga tumeze nk'agati gakubiranyije hari umugabo wa mugabo sinzareka kukuvuga utarampa ibyanjye n'Imana ntizakubabarira nongere mbikongo ngo nturebe ibiganiro byacu urabireba warambwiye ngo kuva mvuganye na Ezekiyeli ngo ibyo ari kuma ntubimpaye nzagusengera nkuteze Imana nta leta nabona naguteza iryo jambo ryabaye nk'icumu ushyize mu marurashegesha umuntu ufite ideni wenda gupfa umuntu bahanuriye urupfu Imana ikunyuzemo ubutabazi bwe uvuge ngo kuko he na Ezekiyeli ngo nta kintu kimuhaye abantu mukora gutyo kuri social media muri bipagani nimuzanatera imbere urabavumye nukuri kw'Imana erega mu nyangire ntiyagakwiriye kuba ahantu nese uranandukanya na Ezekiyeli unandukanye na Korode ngo wonyereka abo mpaye aragira ngo mugumane uwo wenyine none se tugumanye we ari muri Amerika n'urugero cyangwa ari hehe iyo ndwaye nabasha kubwira Ezekiyeli niwe uhita ungera bwa mbere kwa muganga sibyo akanavuga uti Justin nyamaza arenda gupfa sibyo iyo ngize ibirori Ezekiyeli niwe uhagera mbere none Ezekiyeli aziwanje Pastor Korode aziwanje abo bantu bavuga ngo dutandukane nabo ahubwo abantu nibakizwe bimike Kristo mu mitima yabo bakuremo kwimika abantu sibyo Pastor Korode sindamubona ajya mu barangi cyokoze namubonye ajya kwa nabonye Sarongo agiwe eka Sarongo se umwemera nk'umupfumu Sarongo umwemera nk'umupfumu Sarongo nyine ni umupfumu mwaka no muteka mitwe uri uraho umupfumu apfumura ibiki Sarongo ntago ari umupfumu niba kamusebye yisengera mu badivi yasezeraniye mu itorero narabibonye yego aremewe n'umuvuzi kamva aho hantu rero ariko ntago ari umuteka mutwe nyine iryo jambo waruvuze nabwo ntago ari umuteka mutwe kuko no umuvuzi urumva no umuvuzi gakondo nyine aravura bifite n'umudogiteri
uri kubyumva neza ko ari dogiteri. Rero hari ibintu abantu bazajya babonera mu mashusho nyine mu bintu biri aho ngaho. Uyu munsi wa none ahubwo Imana igiturinda abo bantu ibadushyire kure. ngiye nongere mbisubiremo munabyumve, menye yuko wamfashije wanga igihugu, nafatiye kamera nkayizana imbere y'abanyarwanda, nkafata ishoka nkajya nyasa nkayasiriza imbere yabo. Uri kubyumva? Kandi ibyo ngiye mba ndiseriye. Ibyo kuntega iminsi ngo uzibuzira ugeze he, nose ubundi mbayeho kubera wowe. Narozwe ndaburuka bamaza ibuye iminsi 7 irindi mu nda. Ndibyara nk'uko babyara abana. Uyu munsi wa none wo kuza kunkanga, wowe nimba ubona Justin akwiriye ineza y'imugirire, nimba ubona ukwiriye kumfasha mfasha, ariko izana mu tuntu utambikamo ngo nimba ufite amafaranga wa mugabo, ni izina ry'Imana do nkorera mu gihe utaramara igikomere wanteye wewe. Sinari ngusabye ngo umbwire ngo ari wagambiriye kumfasha. Iyo wicecekera, wowe wagambiriye kumfasha, ndi mu rusobe rw'ibibazo, Imana ikweretse Justin nkaho wamufashije ngo ava aho hantu. Uramwaye Satani utagira intebe mu ijuru, kandi niyo wayigira wakwicara ugahirima. Urumva? Ntabwo ngewe nzamuturiza. Reka nkubwire Sade, nari mfite ibibazo by'ubukene. Umugore w'uyu mupapa aba nkubise 100,000. Uyu mupapa nawe aba nkubise ngo nuko nasabye imbabazi nibishaka kuri Zaburi. Aba nkubise nawe amadolari 100 nimba na 10 nangahe sinyibuka neza. Urumva? Mfite urusobe rw'ibibazo Mana y'isi n'ijuru. None ngo kuko muye na Ezekiyeli ngubwo egara amatiku, ruva ngo Ezekiyeli plus Justin egara amatiku. Urumva ibintu abantu bamaje kutubonamo. Kandi nanone twaza kubwiriza nanateraga comment avuge ngo amina. Yamina yavayeza. Rero no kuvuga ngo umugabo utagurira ipantaro ntuzabazwe niyo atazamura. Urumva? Rero no kuvuga ngo abantu mwebwe mutureba, ni mutureba mujye mwibuka ko turi abantu kabiri. Nje ntago Justin ndi Imana. Ibyo nabyumva ubyiteho abimenye. Ejo niba bavuga ngo Justin yasambanye niba kuvuga ngo Justin yasinze uzambaze nimba nabikoze. Ariko ibyo bintu byo kujya hariya uyu mwaka rero cyo koze nabonye ko dufite ibiryarya n'ibifana. Nawe nk'uwavuze agacupa ka energy gute twikomereza. Sezekiyeli numvishije ikiganiro Pastor Claude ntiyakimukozeho, baramubeshyeraga. Oya niyo batamubeshyera, buri muntu wese ni imihanda n'imyizerere ye yubahwe. Sibyo, buri muntu wese n'imyizerere ye yubahwe. Ezekiyeli wakamate bakamugurira. Toilette ujyana akabuni. Amaye ngo ujyana iki? Papier hygienique. Yoga. Sawa rero. Ubwo rero ibyo bintu byose umuntu wese n'imyizerere n'imyemerere ye abagomba kuyubahirirwa. Ezekiyeli ashobora kumva ko panashi ayimwe yagomba kwihana, nta kindi ushobora kumukuramo nuko umutima warangije kugira ute kubimubwira. Hari n'uwanywa rekesi ya panashi singira ikintu akanayitegura no mu bukwe, sibyo ntagire ikintu aba. Buri muntu wese nibyo yizera. Rero mbwira abantu mudukurikirana uyu munsi wa none, niba umuntu ajana akavuga ngo nibamufashe, andi magambo ushaka nayiki, nimba udashoboye kumufasha byihorere. Ariko hari abantu bazi ibyo dukora ndetse binabafasha, ahubwo Imana igibaha iki umugisha. Rero ya mwaka utaha warumbwiye ngo hari nk'amakosa nagengwamo ntazongera muri uyu. Ibiganiro nateguriwe, udutego natezwe ntago bizongera kubaho. Wowe uzajya umamagara ngo ko narangije kumenya ko izina ryanjye ryazamutse, uzajya umamagara ngo ino dukore, nkubaze ngo tugiye gukora iki. Ijambo ry'Imana. Okay, karibu. Fata bitena nakubaza ngo uzanye nande, kuko uriya mwaka hari n'amacano ntazongera kwicaraho ngewe. Nawe ugiye kwirya? Ntago ari ukwirya buriya hori. Reba wowe nimba cano ngewe irankoresheje, sibyo inkoresheje kuko ngo nasabye imbabazi nde THEOGENE, sibyo. Noneho kuko mvuze iby'ikibazo cyanjye no kuvuga uti kuki umuntu amanuriye urupfu bagakoma mu mashyi
naza nkavuga bakamvugiriza induru ukabona nk'iyo cano igarutse izanye umuntu wo kugusenya nanone nese ubwo ngubwo akaba ari akazi uri kwirangiza n'ubundi urumva rero hari amacana atatwifuriza ibyiza ahubwo yari yarahawe ibiraka byo kuturangiza muri uyu mwaka ariko bafashwe ku mwaku kuko Uwiteka Imana yaraje ihagararana na kiranuka ihagararana n'ukuri nyako ihagararana n'Ikaze TV ihagararana na Zamuka ihagararana n'Ubwino ihagararana na Karosi turadodoza turagenda urumva rero hari abantu twebwe n'ukuri buriya reka nkubwire hori nuhura n'umuntu afite agendera muri vewiti uzamwubahe kuko agomba icyubahiro ariko ntuzamuhe ibya mirenge kuko murahuye nawe ejo muzahura yigenderamo urimo urayigenderamo urumva nujya gukodesha ntuzihebe kuko uwo muntu ukodesheje ari n'igihe wamugurira icyo gipangu kuko nabonye Uwiteka Imana kamwimura ibihebye nta muntu utanyura mu gihe buri muntu wese anyura hehe mu gihe n'abantu badufasha kuba mu bihe no kubihagararamo kandi neza amen Juste reka mushimire ndanakwifurize kuzagira umwaka mushya muhira 2024 dore ko nabwo tsongera no kubonana mu ngamba cya njewe uyu mwaka ni mwiza njewe wikwirirwa uyinyifuriza yego winyifuriza nanatangariza abantu mu nkurikiranye nimushaka muzame bunane cyangwa muyireke icyambere no kuri amahoro icyambere nuko ndra amahoro ko dusigaye tuza ati mwamaye bunane ngo gusabiriza ryanyu nkagiye gukora ibintu byakize bibaba rero bivugira buheri nuko nguko ubundi zikora ubundi Imana yaguhaye nawe uratanga urarekuka urumva Imana yakugire neza nawe ugira neza ariko ibintu byo kuza gukajya mu kazi nese aha nicaye ndimo sinavuye igihara ntaza Kimisagara simva Kimisagara nkajya mu Bugesera nese ndi kuki ngenda se ngurutse ngendera ku Gataro bazi sikore simfite tapendi gwahanga bundi bazi ikarita mfite ari iyi uyu sijisi turiho iyi sindanga muntu y'igihugu cy'u Rwanda urumva ntari umunyarwanda iyi si tapendi go turi worajya kumfata umuntu nsuzugure mujye mukubitwa n'Imana nigaramiye umuntu aba yaje yicecekeye yiturije mukagira ngo ubundi muamuza umuntu ahahira tabaye hati akora iki tega amatwi nubona nkwiriye ubufasha umubufasha usenga Imana ibanze kubwiye nimba Juste ari umupagani wanzu iguha umwanzuro ariko ibintu byo kujajinga musebanya mutokingana natwe rero nituzongera kuvuga amazina y'abantu 2024 ingamba nshya ni ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'ibiganiro n'amakuru n'ubuhanuzi bwinshi kuko izi nimbuga tunyuzaho ibitekerezo byacu namwe mukaza mukadufollowinga sinishongoye nta nubwo nanirase ni kabone niyo waba uri BBC ntabwo njyewe uzaza unkangisha ubwo BBC bwawe kuko nta utarahereye kuri sabimwe bamukandiraho nta n'umukire nta n'amafaranga adahera ku ifaranga bara buri mafaranga rero nuko kwamamara uko bamamaye muri iyi myaka ishize natwe twakwamamara mu myaka igize ute ibyo byose n'Uwiteka kugira ute ubigena murakoze cyane nta nubwo nongera kuvuga dore do ndanazizimije amen